Imana nziza dushimye ko kubera kadushyiranuka dushimye ko wambaye dushimye ko twemera ko akanya tuba turi imbere yawe dushimye ko twemera ko tuba turi gutarama Mana mwunguye usanze n'imbazwe turagushimiye kuri wera dushimye ko wambaye mwiza Yesu Namiwe tugiye neza muri uyu mwanya umwe wese udukurikiye umwe wese turi kumwe nawe Mwami Yesu umugirire neza atubonereho umugisha ubonera umugisha muri kano kanya urakoze Mwana urakoze ko ugiye kubana natwe urakoze ko ugiye kuboneka hano hantu urakoze Mwami urakoze Yesu urakoze Yesu amen ngiye turi kumwe amazina ni Tutu Claude tugiye gufatanya mu kanya keza ko kuramya Imana mu ndirimbo ndi kumwe na mugenzi wanjye guitariste Dominique Hallelujah. Iyo nkugeze imbere ndatuza amahoro yawe ameze nk'imigezi iyo nkugeze imbere ndatuza Mwami we amahoro yawe ameze nk'imigezi binyibutsa kuri umubyeyi wanjye kuko ngufite ntacyo nzatinya uri inshuti idasanzwe ni wowe nzigamyeho Mwami we uri inshuti idasanzwe ni wowe nzigamyeho dore aho niho nza nkura imbaraga mu bikomeye aho niho mbonera ubutsinzi umutima wanjye urifuza kubana nawe ni wowe nkeneye iteka aho niho nza nkura imbaraga mu bikomeye aho niho mbonera ubutsinzi umutima wanjye urifuza kubana nawe ni wowe nkeneye iteka nje nzagusanga mu bwisho bwawe maze nishe mu gicucu cyawe nziruka nkiri imbere yawe data nje nzagusanga mu bwisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe nziruka nkiri imbere yawe data nzagusanga Mwami nzagusanga mu bwisho bwawe nzagusanga mu bwisho bwawe Mwami nziruka nkiri imbere yawe Mwami haleluya nje nzagusanga mu bwisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe nziruka nkiri imbere yawe
oh data ngenza gusanga mu bwisho bwawe maze nihisha mu gicucu cyawe nziruka nkiri imbere yawe oh data araza gushira inzira araza gushira inzira arema kuraho ntabasha kurura nzahora mwiringira araza gushira inzira araza gukura intambara naniwe arema kuraho ntabasha kurura nzahora mwiringira nzahora mwiringira urakwiringirwa mwami urakwiringirwa rero hambaye sinzi nabwo icyubahiro dore kukwiringira mwami nkuko bikwiriye kuno yo kwiringirwa umuntu yakwiringira umwana w'umuntu akamutenguha ariko iyo tukwiringiye mwami ntabwo ujya udutenguha dore kukwiringira mwami Yesu urakoze mwami urakoze Yesu tugiye gufatanya indirimbo yo mu gitabo ya 207 mu gushimisha Imana. uwaba atingutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu ntazamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntazamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. namuyumbisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kubaho iteka namuyumbisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kubaho iteka ave wagowe nimunyiburere namara maje pe kujya mu ijuru ave wagowe nimunyiburere namara maje pe kujya mu ijuru.
ntizacogozwa nica mu bwonko abazimubwira nibo bazaba abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru mu nzira ahisemo mu nzira ahisemo mu nzira ahisemo ijya mu ijuru mwami udushoboze kugendera mu nzira zawe dushoboze kugendera mu nzira zawe uko bikwiriye mwami haleluya haleluya mwami tuzi neza ko abagendera mu nzira zawe batunganye uzabagirira neza wishimye mwami Yesu wishimye kuri mwiza urakoze Yesu ukwiye amashimwe mwami mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose nyiricyubahiro mwami mwiza ukwiye amashimwe mwami mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose nyiricyubahiro mwami mwiza amanga yose amanga yose mwami nami bose bose bo kw'isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe ryera nyiricyubahiro mwami mwiza amahanga yose amahanga yose mwami n'abami bose bose bo kw'isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe ryera nyiricyubahiro mwami mwiza amanga yose mwami n'abami bose bose bo kw'isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe ryera nyiricyubahiro mwami mwiza hallelujah hallelujah amanga yose
n'abami bose bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashimizi naryawe ryera nyiricyubahiro mwami mwiza. Urwagushimwa mwami we urwagushimwa. tuboneho gushimira buri umwe wese wabanye natwe uri mwanya mwiza wo kuramya Imana tubinyujije mu ndirimbo. Tuzi neza turamye tudashidikanya ko twafatikanyije hamwe guhabwa umugisha uva ku Mana. Nakagaruka tuzongera tuhure n'ubundi turamye Imana binyuze muri ubu buryo bwa online. Imana ibaha umugisha.